abadamu bagiye kwemera. Urumva ko rero ibintu byaryoshye. Meze neza cyane. Meze neza cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Nzi ko ngewe ntabwo ntesitinga rimwe, ntesitinga kenshi. Akaba ari impano wifitemo. Impano mfite. Hello guys. Oh my god, twagarukanye ibintu byiza cyane no munsi. I promise you guys murabikunda umva uno munsi ni show. Hagiye gucya Show after show. Show after show. Kuko menyereye rero buri munsi tubazanira tekinike nshyashya cyangwa se uburyo bushyashya cyangwa se no bwabumenyereye na bamwe ariko ushobora gukoresha utegura ifunguro rya buri munsi kuva kuryohewe. Ubundi uraryohera? Irameze neza. Ntiwabonye ukuntu umuntu nawe unomforagamo. Amwumvishe rero nimubona mu minsi iri imbere nananutse yabigibushe muzamenye uko byagenze. Uravuga ngo ndareba kwinde. Numwanya taranacuzera. Okay, tuse rero uyu munsi ntago turi twenyine, uyu munsi ibintu birashyushye. Guess what? Ufite umuntu ndagira ngo mufashe guys, abantu mwe mudukurikiramo ikiganiro muze ku commenting hano mu munsi uhurize cyane kandi mumuye karibu umweke koko Mr and Mrs Pizzo ibintu byose ari umutekano. So mumfashe rero twakire umushefu mugenzi wanjye muri iki gikoni cyacu. Tuze no gusangira atubwire ubundi ibintu ntabwo tuba duteye ku mutwe. Welcome Chef Amy. Hi mama wanjye. Hey brother. Yes. Mukomeye cyane kuri Mrs and Mr Pizzo. Yeah, there you go. Okay. Murakoze cyane. Twamwakiriye rero abenshi muramuzi. Madamu naye atubwiye ngo azaze ejo. Sisi ntabwo twamwibagiwe. Guys, ku bantu bamuzi afite YouTube channel yitwa MCC na Efrozi. Mudo subscribe. Subscribe. Bavi wawe bazi wanjye. Mbese ibintu ni bridge ubungu. Ni gutya. Ni umuvandimwe ukomeye rero n'umuntu udutera ingabo mu bitugu buri munsi. Kandi hagati yanyu. Ni umuntu udutera ingabo mu bitugu buri munsi, umuntu udushishikariza buri munsi kandi nawe guys. Tumwifuriza the same. Natwe tuba tumuri inyuma iteka n'iteka twese dushyigikiranye. Uyu munsi rero yavuze ati ndaza kuza mu gikoni tureba cyo gukora. Mrs and Mr Pizzo. There you go. Mbona mufite ibintu byiza rero. Umva uyu munsi rwose naregenda ndavuga ngo nta kindi kintu nakorera umushefu mugenzi wanjye usibye kanyamakara nahenze. Usibye kumutegurira salmon. Nzajya moranza. We ni karibu. Inyama. Tumangaruka. Ni karibu. So guys, tutabatindiye rero reka dutangira ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Nkuko rero twe tumaze kubivuga uyu munsi indyo twahisemo guteka turi kumwe n'umushefu wacu. Twahisemo guteka ubwoko bw'ifi cyangwa icyenyanja. Ni ubwoko bwa salmon. Ni ifi iri popular cyane hano mu bazungu cyane. Nibuse ko abazungu ntabwo bakona nka za therapy rimwe na rimwe ariko salmon ni ifi abazungu bose biyumva mu hafi yose abona ifi nziza kabisa. Ni ifi nziza igira umuhore munini. Umaze kuyitunganya sinzi nimba ari batuzumingira kanjye ku buhanga bw'ibyuma. Mrs Pire kabidufashe. Reka abashefu bakora utuntu twabo. Ni inyama nziza pe. Ni inyama nziza noneho wenda nka Chef Emma ashaka kuza kudufasha kubitubwiraho ariko unayirebye we ndakeka ahita bibona ni inyama ifite umuhore ifite n'ifi n'inuza n'ihwa. Uracunga mbere yo kuyitunganya ukareba nimba itagize ntaho zirimo. Ni umuhore mwiza, umuhore ugiramo utunuremo hagati uteka tukimanyura. Twihuse rero tugiye kubereka uburyo ki ubonye umushyitsi cyangwa se hari umuntu ugusuye ushobora gutunganya iyi roti yacu cyangwa filet ya salmon cyangwa umuhore wacu. Ukayitunganya neza
kandi ari ifunguro riri complet ni yandyo imwe ibikubiyemo ibintu byose. Murebye hano murabona dufite ibirayi twakasemo ibice kimwe cy'ikatamo ibice bine ni twiza cyane. Yeah. Dufite igitunguru twateguye ibitunguru bitandukanye. Ibitunguru bitandukanye ndabikunda ko first of all in decoration na mabara abasa nkatandukanye noneho na flavor ziratandukanye. Igitunguru cy'umutuku kigira flavor ipika iri for, igitunguru cy'umweru kigira flavor yoroshye kandi kiba cyiza cyane ko gihiye cyo kirahwana kikaza kuduha isosi. Burya na juiciness cyangwa se isosi iva muri iki gitunguru ntago ari yo sosi iri ive muri iki. Ngo nibimara gushya urasanga iki ngiki gisa nk'icyasigayemo kikigaragara cyose cyane. Kiriya gisa nk'icyasaye. Ko n'indyo dushaka gutegura ikaba ari imwe ko ndubonye umushyitsi byagufasha utaza kwita uvuga ngo yewe we ndakora ibirayi hano najya gute. Twe turateka mu kintu kimwe cyose birangira. Wateguye kino kintu? Twateguye ikintu aluminium cyangwa isafuriya aluminium ushobora kwifashisha utetse. Urumva no muri rwa rwego rwo kugira ngo twihutishe ibintu. N'abandi byo kujya koza amasahani bigabanuke murabizi mu rugo. Buriya Efrozi ntajya kubwira ngo akoresheje ibintu byinshi. Cyane abacunga. Abagabo tugira defimwe ujya guteka ujya gukaranga igitunguru. Kufata isafuriya mbere gikatiramo yakabishyiramo amavuta. Ako ngaho umuchef urabeshya. Chef niba ari ikintu aba chef twizi. No gukoresha ibyombo neza kandi bikeya. Management y'ibintu byawe kugira ngo keretse ari undi mugabo ariko ari wowe. Ngo ni general cyangwa usanga mu rugo nambara rundi ru. Ariko by the way no mu bundi buzima busanzwe hari ubusanga umuntu afite ingeso kwikoreshereza ibyombo. Byinshi pe byinshi. Nubwo yaba uri umuchef arega kuba umuchef no kubyiga no kwaplika ibyo ugomba gukora. Nta bihuriye. Cyose rero ni iyo ndyo tugiye kubategurira. Mbere na mbere fish salmon. Fish salmon tugiye gutekana n'ibirayi. Iri roasted, iri grilled, iri tugiye kwibekinga nawe ni baked. Ubwo urumva twafashe twakoresheje wenda ubutaba zabishaka tuzayibokereza no kuzakora barbecue. Ariko ubu ngubu turafite icyokezo cyiza kabisa. Abazabishora ubutaha bishaka mazagaruke twotse hanze. Uhokereze mwandike hasi ngo mazatwokereze iki. Umunsi ni urukamo. Ugiye kuma urukamo nta kibazo rwose. Nta kibazo. Banyigisha. Ngiye kwicara nige. Oya nta kibazo rwose. Turagira. Mbere na mbere rero turahera ku ifi yacu tubanze tuverifie nkuko mwabibona. Impamvu tuba wabikoze mbere ngira ngo no korosha akazi. Urabona ngibi birayi ama wages y'ibirayi aba yahaswe kare. Hano n'ubuzima busanzwe muri Amerika ibiryo tukunda kubigura bikoze. Mise en place nk'imboga ubona ko bikase mu masoko n'ibirayi ushobora udashaka gukoraho kabisa. Uragenda ukabigura ariko wabyihatiye. Cyane nukoroshya ni time ya umuntu yevite time kandi no muri cya kindi cy'isuku. Urumva umaze gutegura ibintu gutya byose birogeje biri clean kandi ikindi cya kabiri ntango uri busabe ngo uvuge ngo nde guhata ibirayi mbigiyemo ndacitswe cyangwa aragatarutse kagiye gukora ku bindi oya buri cyose wagihaye umwanya. Ubusanzwe chef ugomba gukora mise en place mbere yo kinjira mu kazi. Ugafata nk'isaha yo gutunganya utuntu kugira ngo amawoda naza pass bari vuba nta bintu birebire. Ese nabikoze bino bintu kubikora nk'akazi cyangwa kubyiga. Kubikora nk'akazi ndabikoze igihe gito abantu bazi muri covid reganotsaga amafi mu Rwanda. Nagiye mu Rwanda ni Serene nzabatera ubundi. Nagiye mu Rwanda badufatira twebwe duherayo barafunga cyangwa bafunga mu Rwanda. Nanjye narindiyo. Duhezeyo kandi hari umwuga wonyine narinzi cyora gukora neza kotsa amafi no guteka en general. Ifite abantu benshi guys ntihaburamo umuntu n'amayi oda. Mu Rwanda nari mfite ubu twakoraga mu rugo baje nese makiri icyokezo. Ni nkabo nuza madama gakora salade magabo. Uvuye muri Amerika kujya kotsa mu Rwanda. Abantu guys ntaburamo abantu nk'abanga he rwose. Kotsaga amafi kirura twara kompeta. Amafi inkoko kurushete kunzara dukubise Nyamirambo muri ghetto. Kandi mfite n'abana mpa rwose nari natsane cya cyangombwa. Wabyo daringa gute? Umuntu yajyagaho
twakoranaga hari abamotari nari mfite narakoze kwa konti skoro ma software nari mfite company twagura 250 n'ubu na gura 250 twacuzaga n'ibintu byo mu rugo abantu twara deliveraga niyo wajyaga kodaringa rero yego Nene mushefu baza ariko kuva muri Amerika hanyuma covid bagufatira aho ngaho ugahita wideburi nimba wabibonye ndi umuntu ukunda ku umwuga ukoresha neza kabisa fusha ubusa amafaranga ariko ngerageza no kuyarimita ngo byibuze abyaranye ifi yacu rero mbere na mbere se nagusabye ukaturebera ko nta magufa yasigayemo bagize ngo se so kugira gutya gusura yitacinga isuizinga ngira ngo nago amarimo akantu nze bapfa kugira cyangwa nagahore nayo kabisa okay ko byagenda kose ni bodari kari karimo naka okay katubashyire ku ruhande nkuko mubireba rero ikintu cya mbere ugiye gukorana n'ifi verifya aho kabyara ariko ntaho kwako uko abatetse ifi yawe yose wo hajemo ifi hajemo ihwa kandi cyane ko waguze umuhori ntabwo uba wifuza ko umwana uba wizeye cya mbere ko ari umuhori ibaze noneho uvuze ngo watetse ikintu wagiha umwana kiba kiramuniza ati se kuko twabuze salmoni ikaza guhitana umuntu uracekinga umaze gucekinga rero dufite ibirungo byacu dukoresha ariko mbere yo gukoresha ibirungo ku ifi nkunda guteraho olive oil first of all nkabanza ifi yanjye nkayisiga olive oil hose icyo gufasha first of all cya mbere na mbere no kugira ngo ise nk'isilinga umubiri w'ifi kwako ubundi uteye ikirungo nta mavuta ariho cyangwa se nta utateye nuza ikirungo gisa nk'igihunguka gisa nk'ikivaho ariko rwa ngo nimba ushyizemo olive oil hari kuyiteka ibice bibiri bitandukanye nk'umunyeresha kuyiteka yose ntawo nshaka kuyikata n'uwaba uri buyikate bikatamo ibice wamara kuyikatamo ibice turaza kuyirya guys turaza kuyirya yose uri buyikate uyikatamo ibice recommendation ushobora kuvuga ngo urakata hagati ya ince 2 n'igice kuri enye kunuba ngo uri nk'umucifu ubizi ugifashe gutya iroti ubizi ko ibikuyemo noneho warangiza ukagira ukayirunga ariko twe ko shako ari imwe iguma gutya ari imwe turabikorera kuri iyi ngiyi imwe kandi kiza cya salmon kwa ko yubwaye ifite mutwengeho ntago ngombwa kujya nka therapy kwa ko iri sealed tuyikatamo kugira ikintu cyinjiremo aha rero ntago twirwa tugera rwose ugisize usanga cyagezemo ubwo first of all olive oil yacu turafata olive oil yacu nkunda gusprayinga kwa ko byarone by'abasirimu cyane byinjiramo bikageramo imbere turasprayinga duhereye hano bibutse ko salmon ntago ari ngombwa kuyitera ikirungo hariya hasi kuri rwa ruhu kwa ko hasi nimba mubireba ibifite uruhu nyine rumeze nk'urw'amafi runyerera ntago ari ngombwa ahubwo icyo dushaka ngo dushyire ikirungo hano cyacu nituyirambikamo kirashya kinjama nikigera kuri ruhu ruragifata kigumemo hariya imbere cyane rwose ntago dushaka ko kiza kumanuka cyangwa kende tuhagire ntago buri salmon byose ari ifite logique ako ngako ndakize ntago nabone najya mpfa kwitekera nka marina cyose oya ntago ari ngombwa ariko urumva bifite logique kuko iki gihu kirafata kirakora ibigumemo umuchef niturangiza rero turasa nk'abayimasa cyangwa se verifya ko amavuta yacu agezemo hose amavuta yacu namara gusa nka kugeramo hose niho tugiye gushyira bya birungo byacu ibirungo turi bukoreshe biri ubwoko bubiri hari ikirungo abarekurikiranye video yacu twatetsemo I think lobster cyangwa se ikindi kintu nabigisha ukuntu umuntu ashobora gukora tuno cube ashobora kutwikorera utudukozwe n'iki dukoze na butter nango harimo butter harimo gaseleri harimo garlic harimo nakunyu skari marination yose no kuvuga ngo utungutu turafasha cyane noneho mu kugira ngo turunge bya aho kugira ngo mu kimba cyo kuvuga ngo uraza uri burambikeho seleri usanga irashiririye uri bugire gutoya turabikora tukadutekana tumeze gutya ukarambitseho kagenda gacya kanyengetera muri za nyama zacu ko zishaka ubu rero no kwanga ibirungo bimwe tubifitemo hano muri
kakabata ka cube kacu ariko ibindi dufite bitarimo. Impamvu umuntu atabishyiramo byose nuko ngo ntabwo umuntu abazi tugerageza gushyiramo ibirungo biri common. Umwana ashobora kurya, umuntu udakunda urusenda ashobora kurya, ariko umaze kugera iwawe wowe uzi ibyo ukunda. Niyo mpamvu bisaba ko ushobora kongeramo ibindi. Nibyo kabisa. Yeah. First of all, ubundi ibirungo cyane cyane byemewe biri common. Ura n'umunyu. Yeah. Umunyu nta muntu waketse wawubujije urwaye. Nta mwana utarya umunyu. Ni bitabaho rwose. Akenshi dushingiye kandi no kubana. Umunyu nta kabisa ni ikirungo cya mbere. First of all, black pepper. Nubwo ibamo agasenda kenshi ariko iri 100% iremewe gukoresha ku bantu. Ntabwo urusenda rwawe rubamo urusenda ry'abana. Ni agasenda ka flavor gatuma umuntu nyine yumva akakantu kabere karyohereye. Niyo tugira ndayikunda cyane. Utazi gupimisha ijisho ushobora gufata akayiko kamwe n'igice 1.5 tablespoon cyakiko kinini. Ariko nkanjye umenye byo ushizeho ongize gutya babyi kandi no guys ikintu ababwira ikirungo cyawe nujya kugikiraho ntuzashyira ikirungo gutya. Nugikiraho gutya ushobora kumenekera cyari. Oya urumva kirimo kirajya kijya ahantu hamwe ari cyinshi. Ariko urumva yifata ugerageza kugira gutya rero bituma kigenda gisandara. Urumva ni gravité kigenda kimera gutya. Niyo mpamvu ugerageza kugenda wa chef ajya yango kuriya nabo sote impamvu nawe agira kuriya no kujya creating umunyu nimba ukizeho ntabwo uri butujya hano no kubita hano urasandara ugiye kuri ntuza nini. Nawe rero no kujya gutya making sure ko hose ari amabana arimo no bwibona. Nagakoryo ke ya. Nagakoryo bose turabasuhuje. Bose turabasuhuje tuzamenyana. Ajya so mu Rwanda uriya. Oya ni Dubai hari. Ariko naho yahaje. Hari umushefu wo mu Rwanda kuri TikTok no kuri yitwa Chef Arisene turamusuhuje tuzamusura. Arisene tuzagusura. Arisene katogosa. Urumva nkunda kumakinga sure ko hose mbona ndebeshe ijisho mbona ko ari urugero rumwe. Nimba nawe urambona ari rumwe shani sawa rwose. Hose ni makinga sure ko rwose hose agiye urugero rumwe. Nimara gukoresha harakongo nababwiye muri description murakabonamo ka seasoning mix. Seasoning mix gakorwa n'abana Old Bay. Ni keza cyane ku mafi kajya kugiramo n'akakantu kajya kumera nka karanzi cyangwa se iki akaranzi naho gake. Akaranzi buriya akaranzi n'akantu bese kakantu reba nk'uri gase kuri vinegre. Akantu kagupika ukuntu. Ifi rero ko yakubifitemo kakantu kagahumuro k'ifi. Donc yica oderi kararyoha kumva kagize kigabanya oderi yaba ari ifi y'abashi. Nkuko washyiraho noza lemon. Nkuko washyiraho lemon tubona yishyireho ariko tutayikasa ariko ni kimwe rwose. Zakagura. Nakarungo keza Old Bay. Akanga kamadama rakangurira. Mundi birongo. Uzansure ngwereka ikabati k'ibirungo. Oye nicyo kiganiro gikurikiye. Naho ntabwo kiraho kenshi kiraho nk'akayiko kamwe. Nakayiko ariko naga gapima muri hangana. Nabivuze ushobora gupimisha ijisho. Ariko utabigize ushobora gupima kugira ngo kiraho kamwe cyane muri yoze buri ahantu nabonye bapima. Buriya muri pastry. Abantu ibintu by'imikati no gupima. Muri yari meni kitchen irayi. Nk'abantu twebwe turi kuri hot station. Nuvuga ngo twebwe tugira gutya gusa umunyu pa ugiye gupima zo wazahisha. Nibitabo kandi umenye ko arahoda. Noneho n'ikindi maze kubona sinzi niba ngiyeho gusa. Akenshi nshobora guteka wenda nk'amafi biratandukanye. Niba mutwe babikurimo cyangwa mu kuboko. Hayavanga bitandukanye ariko umuntu yabirya kumva umunyu wakoze kimwe nimba ari n'agasenda kakoze. Nibyo byerekana nyine umushefu agomba kwishyiramo ibirungo kugera kuri puwe umuntu wese uzabiryaho bitazamubangamira. Niko n'ubundi mu rugo bigomba kugenda. Nuvuga ngo niba ushyizemo umunyu ugomba kumenya sho ko ari umunyu
utari bwangiza umuntu kandi nanone ujya kumva harimo umunyu nube muke nube na mwinshi bikaba ari aho ubaye mwinshi biba bibaye ibindi bibazo hari abantu twakoranaga agakubitamo urwunyu buri gihe abakiriya bahoraga bakomplaining bagahata ariko samusoje wewe mukunzi w'umunyu turakugize turagusuhuje tumaze rero gukira muka Old Bay kacu bibutse ko hano Old Bay birimo ibihe birungo rero ka chef Emma basomere banze mbakubete birese gusa no muri description biragize harimo celery umunyu seeds zibari ni seeds z'ikisimbi red pepper black pepper paprika paprika nanga gatukura paprika bimeze nka chili yego nibyo ngibyo so ubifite nawe wakwikorera Old Bay yawe no ko byivangira abagabo n'abahanga kenshi arubwo bivanga nibihubure ni nka mayonnaise urakubita mayonnaise kigali no kizi kiryoha ariko tuyatubeshya ngo tugiye gukora mayonnaise yaryo kuriya ariko akantu bafite hari mayonnaise ya video ya mayonnaise tuzabereka muri kinoza twakoze mu cyashize abayiriho batuye ko ari ryoshye ahubwo ubutaha nzayikora nkuzanire akoze mayonnaise kozwe n'amagi yacu original hano bantu bakora ubworozi amagi no kuvuga ngo umva sinzi niba bayakamira ariko abavuye muri we wano tumaze rero gushyiramo ka Old Bay mabega wasamye irungo neza azatubwira nimba yagakoze bigacamo Old Bay ushobora kuyikorera ufite turatuntu twose turaturunguriro dutera kanga iyo mayonnaise ku mugani wawe ugasanga biciyemo tumaze gushyira ibi rero ikindi cyagikurikiye hagiyeho olive oil black pepper hagiyeho Old Bay niyo byagiyeho cyangwa seasoning mix yego noneho kwako turi bukoreshe cube bar cube ntago umunyu burimo ntago ari umunyu ari mwinshi ku buryo ushaka kugira nyine ko umuntu ateganya umuntu aduteka ahantu henshi ushobora no guteka mu mboga hehe ushyiramo urugero ruke rushoboka niho hantu tugiye kugenda twongeremo akunyu hano gakeya yego kugira ngo nibiza guhura none bide wa munyu wacu ushaka yego dushyiraho umunyu buriya buragira gutya bakaraga yego ndo chef ra ko bimeze neza ra ngira ngo urahagije urahagije rwose nta ntuza okay merci tumaze gushyiraho umunyu rero turaturetse ku gikini kintu dushyiraho kwako ibindi turabishyiraho nyuma turayiterura twitonze hari ya panu yacu ipanu yacu kugira ngo cyangwa baking tray kugira ngo ifi itaza gufatamo hasi ishye ushobora gukoresha butter hasi cyangwa se ugapurizamo utuvuta hasi ku buryo uyirambika ku tuvuta kandi tuyirambika direct kwa ko rwa rutu tutagize dukiraho ikintu hano rurafatira rutetsemo arogo rugira tendance yo kujya ruze gufatamo kuyarura bigorana urumva rero nkunda kuhita nsipeyingamo ahiri bufate hose making sure yuko ntago ari ngombwa gushyira mu menshi cyane karapiza hose kandi bikagira uzakagura abantu bo mu Rwanda nabo duhende bikarinda kugira ngo umeneho usanga uribeshye umenyeho byinshi cyangwa bize gute twitonze rero Emma waduterera ngiye uri bugire waduterera ukayiturambikiramo hagati na hagati ko mfite n'ibirenge binenera hako y'intoki urabona tuyishyize hagati na hagati tuyishyize ku ruhande nta kibazo iyi ngiyi tugiye kose tuhareba ifi yacu ikirungo kibaye kirangiye hariya turaza tuze kuri bya birayi byacu twateguye kubivangira mu kintu ariko kwa ko tudashaka duhazara dushaka gukora byinshi ariko turakora na party tu tuno twanjye gusa twabashyitsi oya no twabashyitsi n'ubundi navuze ko ari umushefu gusa nabyo
bita moto olive oil na olive oil nabwiye ko umumaro wayo wa mbere kugira ngo kukirayeho inanafasha cyane kugira ngo kise gushya gifite kagaho wumva kakomeye mu kuntu kameze nk'amafiriti kameze nk'amafiriti kandi kitashaye nyine cyane kandi guys uzabibasha kabona olive oil it's better kubera ko iri safe ku mubiri wacu kurusha andi mavuta nta mavuta aba meza ku mubiri w'umuntu ariko haragerageza barayinywa gushyira muri salade direct bikagira tumaze rero gutera kano kantu kwako dushaka yuko ifi yacu iza kuza ifite sense ibino birayi biza kugira na sense ni ifi yacu niyo mpamvu turi buze kuzana dushyireho lemon pepper kuri ibirayi byacu kugira ngo ino ndimu turi bushyire hejuru igakamukira muri iyi fi ize kujya umuntu uri ikirayi atumva ikirayi ko gifite guitandukanye n'ifira nayo none ni bufi nayo itumva turi kuyigira bufi nayo ubashije kugira ubaye urupima washyiraho ibiyiko bibiri ibintu wumva bifite sanse ni nacyo kintu mu chief teka ngomba guharanira no waba watetse indyo 5 zitandukanye ariko nimba uri buzarurira umuntu umwe gerageza zize kugira akantu naryo ikintu kimwe n'ikindi aza kumva haraho bihurira ntabwo ushaka kugira ngo umuntu na testing iki testing cyangwa kimwe cyice testing y'ikindi ugerageza kugira ngo buri kintu cyose uri bugire kuri upime ushakiraho ibiyiko bibiri kuri nkange ntago nirirwa twe turi kubivangira hano ushaka kuba ufite wowe n'ikindi kintu cy'ikiboro ugeze gute shiraho ibintu byose ukavanga uko bishaka ntago ari itegeko ko ufite cutting board ukoreraho ibintu and again shaka black pepper siko black pepper itomoka ushobora kwitsamura ubwo ka gripe kaba kahita gakira kuko ese nawe ujya ukata ibitunguru ukarira cyangwa arabimenyereye umuntu basara umenyereye igitunguru njye narabimenyereye rero ariko kubera ko habayeho na marinette none nawe yanabikozeho n'igihe kinini nabikoze igihe kuko handi baguha ibiro nka 5 by'ibitunguru abo ari ikintu nabonye ariko ngubu byarongeye nyine hano kwa tutakora cyane ari ikintu nabonye ubwo uri mu kati igitunguru gashyira amazi hafi yawe ntabwo kikurya nemitwe oya hari umuntu wambwiye ngo ibintu kujya bitabira ngo usiga utuvuta gutya nko ku isafuriya biriya akenshi birabira nabyo ketse ari amavuta nk'ay'ingurube hari ibyo gushyira igitunguru se ku matwi no mitwe no kubesha sinzi twifashijwemo na Emma ashobora kongera akadushyiraho umunyu umeze nk'uwatwakizemo no kumejaringa mbibutsa ko umunyu ku kirayi kubera ko ibirayi buriya bigira amazi ubiteka biri kuvamo ugomba gushyiramo akonyu kagaragara kajya kubaho kenshi kuko n'ubundi urajya munsi ugenda ushiramo kugira bitaza kubangamira abana ahangaha dushatse twaba turekeye ntabwo dushakiramo ibintu byinshi tubangavanga ibintu byinshi kubera ko turashaka ko biba mu rugero ibirayi byacu rero turabivanga shefu pizo tuvangire nta kuvanga nta yindi tuza no kuverifiya ko ahantu hose ubona ikirayi cyose cyagiye gikorwa ubona cya kirungo cyawe uko ugishaka fana kuvuga ngo urabona hano kiragize kiriho urabivanga na yafi tugiye kuta tubishyiraho ku ruhande nabyo ntabwo byara amazi kugira ngo abangamire ifi ntabwo byara amazi urabiteka mu ifuru isanzwe turabiteka mu ifuru isanzwe kandi biraza kandi buriya iriya furu bikurura n'umwuka kurura umwuka noneho kandi ikindi cyiza cyacu turashaka ino fi ko ari indyo iri buribwe hamwe ntabwo dushaka kwiza kumuka cyane irumukayije ko turashaka ko hasigaramo akantu k'agatobetobe ku buryo umuntu abasha kurisha ibyo bintu nta ikindi kintu ukeneye kafishi salmoni n'ibirayi
salmon n'ibirayi ndakeka ari bon shafata gusaba chef Emma kabidushyirira ku ruhande asa nk'udekora ifi yacu sinzi nimba murahareba turahara Mrs. Pia tubwira abandi uri kubyuma kuhanga bw'ibyuma dutenguha hadutenguha adufashe decoration itazamo ni ikibazo Sabara abantu b'i Kigali ba baking kuki umuntu udafite yenda bino bintu biba bihari ariko bihari muri tedomie biba birimo ibintu byose kabisa hari n'abaturage ariko basanzwe bashaka kubekinga mu isafuriya bashaka kubekinga mu isafuriya ariko ukuntu n'imbabura buryo barayikoresha bakabekinga okay murabona ko rero Emma koza akazi gakomeye cyane ifi yacu rwose iri bien décoré n'ibirayi gusa ntabwo tugiye kurekera aho ngaho hari abagomeje kubona dufite indimu dufite iyo ushaka kurya neza bisaba kuvunika nk'ubu reba bino bintu ukuntu bidutwaye kandi wabireba yagira ngo nakantu kashikiwe ariko reba amagambo yose tuvuze ja ushaka kurya neza urabiharanira akantu kandi cyane kamarina ugafata umwanya wawe ubu bifasha umwanya bimeze iri marinated kugira ngo uburyohe bwinjiremo bugende imbere baba bajya batekeraho se guteka vuba vuba bahita ushira ibintu byose irakora buriya rero ababesha uko ugize udahaye ikintu umwanya wacyo nibwo usanga ikintu cyahiye gisa nk'ikihubagurika cyangwa warya ikintu kumva ntabwo ikirungo cyaheze hejuru hari ahantu nigeze kujya nsanga bakoze marination baraye babyiritse kabisa muri marination niba ari chicken basutsemo mbere y'amasaha cyane rwose urabigira n'udashaka ko ari nk'inkoko tuvuge nk'inkoko yakigira umubiri munini cyangwa se ushaka ari ifi itagize ari ifi itinjamo ikirungo byihuse hari urushinge ukoresha urushinge injector ukaba wagira ndumva hari ama injector nk'aya ngaya abarebye video yacu ushize ndumva ukavoma uravoma ugateramo imbere kugira ngo ikirungo kijyemo imbere uwo rero utagize utabikoze ntabwo ikirungo cyawe uzagisanga ariko kuri salmon ntabwo tubishaka kuko y'ubwa irafunguye imihore yayo irafunguye ntabwo rero dukenera kuba ngo turatoinjecta cyangwa turakora ikindi kintu okay twakomeza chef naka kantu agafite ufite na thermometre cyane rwose kaba turi buyipime niho hantu tumenyera ko chef ubundi hari kandi tuba twambaye gutya ntakibagiye abashefu muri Amerika rero twihuse ikikurikiyeho tugiye gukata igicunguru cyacu turasaba chef Emma aduhe inuza icyuma kinini cyane ikibyibushye kirahari cyangwa icyo nicyo cya chef chef Emma igikoresho cyose ushaka kirahari ni uri mu gikoni isanzure urashaka sasa mbikate gute urabikata ibizeru bigiye kujya muri salade kujya tuza kukigira tukakiramburaho neza binini mwanyine kugira ngo bigire gutya bigeze gutya ushaka uburyo cyindura intoki kugira ngo utaza guponyoka ndafiduka nyamuzivanze hanyuma kagera gutya byose kugira icyumweru ubonye ariko ko mbanze gukata cyane intoki abonye ukuntu zimeze cyane rwose umushefu uranatwica abashefu bara ndumva ari ibi byabaye mbere yuko tugira guys mushaka kugira ngo turarekera hano kugira ngo igitunguru cyacu kize kugira ego chef Emma turamusaba spraying ho gato ubundi ashyireho lemon pepper ku bitunguru ubundi abishyiremo
pepper. Chef Pizzo yavuze ngo ufatira hejuru. Njya mwiga mufate. Bajya biga bafate. Muzagurika gusa. Ibi ngibi cyo bituma igitunguru hari ukuntu uzajya ahantu umbe nko tugiye kotsa nta hantu uri bugaragure. Nta hantu uri bugaragure. Warya igitunguru nacyo kumva kiracyari cya gitunguru tuzi. Ntabwo rero biba bitsinzwa nimba ariko nge ibyo buri wese afite ukuntu atekereza kandi wavuze ko ubu ngubu nawe ibyo ni ihame ryawe cyane rwose kandi bigakora kandi mbitekerejeho mbana n'ibyo. Okay, turagira noneho niturangiza igitunguru cyacu tuhite tukisasaho nacyo vuba turimo twegereza. Okay, decoration sesi yawe beteje bose n'ibihumbi birayi turakora ku buryo tusa nk'ababikikiza hagati y'ibirayi n'ino fi yacu ku buryo ariko ifi sigaramo hagati ko turi bukeneye gushyira ikirungo ku ifi ngo kinjiremo. Muri kundeba ariko ko abantu muri kwiga guteka barega ndi kwigisha cyane kundi murongo hano izeye kuba mama ratureba bari ko tureba mfite ubwoba ko nawe batari kundeba ndi kubyumva kono kamera nubeze ugasanga nta kintu cyabafasha cyangwa se batiri yashizemo ntiwamenye kandi umuntu yaguhamagariyemo YouTube ni stress bizakwihangana ndumva ari ibyo ni ibyo ngibyo sawa. Wajyana ni salade nakubwira ngo ni all in one twihuse tuhita dukata ya ndimu yacu. Hari abantu bamenyereye yuko bagira indimu bikamuriraho nko ku mafi bisanzwe, kuri salmon rero ntago ariko bigenda. Salmon turashaka yuko iyi ndimu igira ukoresha izi nini. Turashaka yuko indimu iza gushya yinjira muri salmon. Juice iva mu gake irambara. Turamutse tuvuze ngo tugiye kwita tuyiteraho ngo tuyitereho hano cya tuyikamurireho hano ihita yimanukira ntize kwinjira muri salmon yacu ngo ujyemo imbere. Kandi turashaka yuko iza kugira ijya gukata ijya kubaho nini. Urabona hariho PCR tura making sure ko dukuyemo imbuto tw'imbuto. Yego kwa turaderanja ureba gakubita iryinyo gahiye kaba karura we gakubita iryinyo wajyanda kariye umeze nkanjye buriya inanaso nyibonye utuntu tunyiruka mu mubiri nkumva urangiye sinayirya nanjye madamu buriya niwe yirya yongera korora ubwo mfite amahereje yongeze muri Amerika iyo twageze muri Amerika tugira amahereje mu Rwanda ubona yahiraga mu Rwanda ntabwo nayikundaga barayiryaga ariko wageze hano ugira amahereje ahereje zayo zarandembeje usigagira amahereje nanjye nararembye rwose yijyanye umwana kwa muganga amubwira ngo nta kintu ngo afite ahereje akaraka ariko mu Rwanda nta muntu wabibonera umwanya wo kubaza ngo ufite amahereje. Mu Rwanda unabivuza ahita akubwira ati ni imyiryo shaje ibyo ngibyo urimo ntago tubizi nta ntuzi uragira rerijisha genda ujye kurya iby'urya reji wararezwe n'ikijumba n'ubushyimbo bw'inkombagare cyangwa se umwumbati n'igishyimbo. Abantu bambwiye ngo nagajya bikumbura ngo kubera ko nibyo narereweho ngo ibyo naryaga mu gitondo breakfast lunch dinner none no muri Amerika njye kurya ibijumba mbikumbure nte koko ntaga salmon. Okay, tumaze gushyira indimu zacu twashyizeho ziri net turaza kaga cube kacu niko turambika hano hejuru uskari nka salade wana urabona ko tuba tugize utinze hashyushye tutangira kumenya bitewe n'urugero rwa bata ukunda kumva mu bintu ushyiraho uko ubishaka. Ngewe tune turahagije kubera ko nanone ntago nshaka kubibamo byinshi cyane.
okay hagise ngo sibi kado karabi mbere na mbere ariko tukira aho ngaho turakora preheating y'ishyiga ryacu mu gihe turimo dukaraba n'ikirungo kimwe gihura n'ikindi hariya tuba dukoze preheating turateka muri Fahrenheit 400 iminota 45 muri rusange ubwo ni muri degrees Celsius bari mu Rwanda niho bakoresha degrees Celsius tureba cyane kuri video I believe muri imibare 285 believe ndabibandikira kuri video murebe hano mahita mubibona Fahrenheit 400 ihwanye na Celsius zingahe okay turakora preheating y'ishyiga ryacu kiro 400 ibikora preheating tugende dukarabe turagaruka mu kanya tubabwira uko bimeze ciao okay guys twagarutse twongeye twaje na chef Emma na chef Pizzo there you go na Mrs Pizzo kuri kamera twamusuje cyane na Efrozi ku ruhande rundi nayo turamubwiye ngo turamusuje byasoni ishyiga ryacu yamaze kuba turi tayari ubu numango dufunze bukwasi tubitari kwataka rero ibi babyita ngo ibi bidishe byose nk'uko kimeze ibindi bajya bavuga ngo ni igisafuriya iyo turahita ngo izina ryacyo rero ubu ni hano mu cyongereza niho bavuga salmon with the potatoes ariko sinzi niba ari izina ry'ikinyarwanda ushaka nawe wagihimba igisafuriya cya salmon twagiye cyangwa igisarumoni yego ubu rero icyo tugiye gukora ishyiga ryacu ryamaze gushyuha icyo tugiye gukora tugiye guteka iminota 30 ya mbere dufunitse gufunika biratuma ya juiciness yacu tuyikipingamo hano inyama ntite yiruka gushya kwango umutobo uragumamo n'ibirayi byacu bibashe gushya neza mu gihe wifunguye kwako ishyiga ritari kurura uretse ishyiga ritari kurura amazi yose usanga ibintu bihiye byumagaye cyane kandi ko dushaka ari indyo umuntu ashobora kuza akahita yarura akarya nta kindi kintu akeneye wenda nk'akantu kandi k'agasalade ariko turashaka ko ibwaye bihagishije ngo wazana kuri foil papier aluminium tugiye gupfuka neza umwuka wacu uheremo hari imbere murabona ko umwuka wacu wose uraheze imbere ngo n'ikirungo kugira gihumuremo kigiye gite wa mwuka uraba wikaraga gutya mo imbere nta handi cya kirungo cyose uraza gusanga cyagiyemo ya ndimu irakamuka ariko akuka kagenda kinjira mu nyama n'ikirayi cyacu neza tugiye kubishyiraho muri oven iminota 30 nyuma y'iminota 30 njyewe ubona bihiye turakuraho twongera duteke iminota 15 bifunguye okay let's go reka mufashe yego sengwice okay turashyiramo iminota ndaberetse ubushize ko afite ishyiga rishaka kujyamo iminota ushobora kuyishyiramo waba utarifite ushobora iminota 30 ugasetinga phone yawe cyangwa ushobora settinga phone timer ku ruhande timer bagura zo ku ruhande icyo ushaka cyose ushobora kugisetinga iminota 30 turategereza iminota 30 nandishire yego hagati aho ariko chef Emma yavuze ngo ntabwo yagenda atatweretse ibanga rye rindi tugomba gukora agasalade kajyana ni salmon nigi salmon yarakiri okay umwanya no wawe mufite pira ndabona hano nari nagerageje kugera ariko ndibuze kwikina irimo hariya be agasalade nabateguriye kukombandi tomato salad agasalade keza gashobora kugera n'ifi ushobora kurya ubona amasaha ameze neza kakarya mbere yo gufata meni kose ubundi mbere y'iminota 30 ubundi nyuma y'iminota 30 ugafata cyagi fishi cyawe cyagi salmon cyawe ubundi rukendereye original rwose hari akandi kantu ukeneye nabanguhaye muri aka kanya keretse umaye ko kunjye batiranyije nubwo tutamamariza Heineken ariko umuntu yakajombamo nta kibazo yanzanira ji
aka salade ubundi salade hari umuntu wigeze kumbwira arambwira ngo ngari salade na soup ni iki bafata mbere undi wo hirya aramubwira ngo biterwa n'igihugu cyagukururije nk'ibyo ubwo ngiye mfata agasalade kubera ko nakurunijwe n'abafaransa mbere y'iminota 30 kandi abafaransa turabubaha mu gikoni mbere y'ubundi minota 30 niyo bita appetizer ukagafata nangiza nyuma y'iminota 30 ugafata none meni kose yawe bibutse ko binafasha kugira ngo igifu kize ko icyo bita kugugura igogora igifu yagisibye ntabwo dushaka kugira ngo nimba ushonje cyangwa se utigize urya uzuyiturunda mu gifu ibintu biremereye igifu usanga kimeze nk'igisi cy'amabuye kiri muri pa oya mukorohereza igifu urumva ushyiramo akantu koroshye urabona ni akantu koroshye tunyanya utuntu kubera ntakora nk'agasalade k'ibijumba gasalade k'ibijumba konyine ibijumba ni akomeye nakora nimba utakora ko numva yaburiye nka byandi by'iwacu nta spoon ngereza ga spoon Taho kubitaho nk'agasalade k'ikijumba cyangwa se hanyuma ko nashaka bino bintu byo mu hagati ngenda dukuramo ndadukuramo yego koresha spoon yawe biroroha nyine ugira gutya gusa kabirarangiye murabona ko kokombure isigaye imeze neza ifite fresheri bibutsa ko iri si itegeko si umuntu wabivuze ngo ugomba kubikora gutya ugomba ushobora no kuyirya uko umeze njye nkunda kubirya ko byose birimo kuko biranamfasha muri digestion so ariko ngiye ko uyu munsi tunashakamo tuno tuntu two imbere nukuramo bibutse ko n'ikindi ubwo nakunganira utu tuntu tuvanyemo imwe na rimwe hari ukuntu salade bangu yacitse amazi yego bino bica amazi salade urabona nimba ubireba ni biroroshye uwo rero birimo kimwe n'inyanya rimwe na rimwe bituma salade usanga yacitse amazi ukabona yanoroshye cyane cyangwa rimwe na rimwe ikanashya cyane ababizi salade ugasanga yahiye yashaye neza ni byiza rero kudukuramo iyo kugira ngo yenda bitaza kukubangamira ese buriya papa Tiara chef Emma twihuse wabwira iki hari umuntu ugeze kunyandikira hamwe ngo reka ubwo nta soni ufite ngo umugabo uri muteka ngo umugore yicaye wabwira iki abantu nk'abo barimo uzi ko n'abagore bacu badukunda kubera ko turabafasha cyane kandi buri ntabwo ushobora kwinjira hano ngo usange icyombo kiri hariya ngenda ashaka kudukata none kuntu ngiye gutangira nukata yego winjiye hano ugasanga icyombo kiri hariya biroroha kugira ngo ubyoze we nk'umugabo umugore reke kubyoza wenyine cyane rero nta mushefu wijana nicyo cyiza buriya wapi ibyo kuvuga ngo umugabo uteka cyane ko n'ikindi cyiza kirenzeho ngo muri gushyigikirana no gushaka icyafasha umuryango nta kazi kabereye umuntu runaka oya rwose nako akazi kose ugashoboye abagashoboye kandi yakagakoza ari fiye ntabwo kandi buriya noneho no mu gikoni nko mu mahoteli menshi usanga abagabo aribo bateka cyane ibyo ngibyo ni imico y'abantu ba papa wacu biwacu usanga bafite icyo kibazo cy'imyumvire ngo nta mugabo ujya mu gikoni ngo ni icy'umugore rero kenshi wapfa ko no kwibeshya bisa ntabwo byubaka urugo niba ufite umugore wawe ugomba kumufasha ukamufasha buri kimwe cyose nese ko ari kubishyira mu nda yawe urashaka kurya udakoze si nk'ibyo kandi arega niyo generation yararangiye nyine yo kwicara bagakuramo inkweto mwumvise ntabwo bigikora kandi noneho mbona no kubwira abantu akenshi bavuga ngo wamubonye chef ari kubyo akata hakurimo uradufata neza iyo sorori neza mbona no kubwira abantu harimo abantu no kuvuga ngo iyo wafashe icyuma neza ugomba no gukata gutyo ukaba wanareba hirya ukareba ibintu biteretse ara kugomba bura kubera ko nyine uburi kubyumva kandi ugasanga ni ya size yawo kasi gusa nanone ubwirinzi nibwo bwa mbere ibintu byose bisaba practice
ntuzavuge ngo kuko ugeze ngo uhite ufata icyuma tangira gahoro wiga buhoro buhoro wiga buhoro buhoro ugeraho ibintu byose bikaza ntugafosinge sibyo ni gake gake ugomba kuba izi ntoki wazihinnye ubona pana gufata icyuma gutya intoki zimeze kuko buri risk yo kwitema ubanza kugira gutya ugahina mu gihe uzagera kuri etape yo guhina intoki gutya ukareba hariya zihinnye tukareba hariya ngo icyo arimo ashaka gusobanura ntago ukata kuko ari amaso arimo kwereka aho ukata ahubwo intoki zawe aho zigira ugenda ushyiramo santimetero ugasanga rero ntabwo uri kwibeshya kandi n'abatagize cyane bafite ubwoba ko bakwikeba hari udukoresho twabugenewe wambara ku kiganza tumejaringa tukaba twatuma utanikeba ku bantu batari bamenyereye bashaka kwiga uno mwuga cyangwa se bakiri muri practice dusa neza oya urabona yaryoshye tayari yaryoshye kokombure navuze ko bujyane n'inyanya twanabereka murabona ko umeze neza already nimba mwireba hano neza kadutegurire n'urunyanya biri bujyane yego n'urunyanya rero ngomba kurujyanisha bikajyana muri forume imeze uko ngo niba utudukasuku ndashaka uburyo kino tunyanya rufata kuri n'urunyanya ruri bugende ruborohera cyane yego twagiye ariko urunyanya rwo inyanya nziza bayidana zirakomeye bibutse ko uragerageza ukareba inyanya zidashaye kabisa niyo mpamvu mvuze ngo ni nziza inyanya zishaye akenshi nazo ni nk'ibyo twavuga bya mutobe mwinshi muri salade ntabwo umuntu aba ari zitazize nta nubwo wapasha kugikata neza ko cyangwa zigaragare nka salade biragorana urabona ko byoroha n'abashefu bya bintu ko bashize ko wikasa intoki ningera ku rwego rwo gukata maze ubu ngubu nkakata gahoro ngo nzamenya ko nanjye ninjiye mu ruhando rw'abashefu urumva ni nk'uko twarababwiye ni practice ni ugukora practice ukagenda biza buhoro wamara kugera kuri ya level nziza wumva ko wishimiye ukabona gushyiramo mbese speed kugira ngo dukurikize cya kintu cyo kuvuga ngo security hatagira uwitema akavuga ngo chef Emma yabimweretse ko yari kuhita bikora kuvuga ngo chef Emma amaze igihe abikora nimba nawe utangiye tangira buhoro ugende buhoro kandi nta kidashoboka ibintu byose ni ukwiga ibintu byose ni ukwiga nazagira ukubeshya buriya arabikora buriya ngo ararenze nawe ubyize wabimenya cyane rwose umuhate uratsinda ku bintu byose kurenza kuvuga ngo urinangira yabigize kubera ntitwanahera dukangurira bene wacu bari mu gihugu bifuza kuzaza mu mahanga ko ikintu cy'umuhate gikora cyane cyane ikintu nabwira buri muntu wese rwose yifuza kuzaza hano yuko aha bisaba kuba tutravel kugira ngo utsinde cyangwa ugire ibintu noneho by'ubututaravu nabisanze muri uru rugo ko murenze murarenze kabisa Emma we murabona yoroshye yeka guteka gusa Emma na Efrozi ko nabonye wagira ngo turavukana ariko murabasura nabo abantu ibi bigabo murabona bidasa abantu bandebera neza ubu nta bazaje gupimisha DNA byose urutwe biko uzajya kupimisha rwose tukareba nimba ababyeyi batari baturanye cyangwa bataratembereye twagusanga harimo ukuntu yewe no kuri pe yabone narakubonye navaniye umuntu turasa uti hariya papa ntabwo yagize kubaririza amasano wasanga ngo kera baratembera niko uyu muntu dusa kandi n'abana bacu bitwa batiyana n'amazina banavuka mu kwezi kumwe yego muri May yego we murumva icyo kintu kidakomeye ibyo bintu urumva murumva icyo kintu kitaremereye ko turaganira turavuga ngo gahunda ni imwe hari usanga ukuntu ngo
niyo ngo uyu mwana ngo bagenda banga ngo umwana ngo musa mu irugo kumbiruna papa wari ku ruhande arimo arumva. Hanyuma rero kano kanyuma ndashaka kugakubitamo decoration ntago nkakata bisanzwe kazuminge neza kazuminge neza rwose banyigishije kameze gutya kongera ukagera gutya kongera gutya ni nk'akarabo ndi gushushanya ubereka ubwirushamo neza ubereka simba kopeje kweli mugaburira abagabo banyu neza bishima asanga bamuteguriye ururabo ati none ndagagaye akomise yagateye ijisho tayari nimubona nkakora muri salade ubutaha uzamenyana kuri salade yawe ukazamure aho sespi agakurira nk'ukazengurutsa gutya rego kangukureho ibikajyemo hagati kugira ngo kagaragare neza kagushamo neza kugira ngo uganishinge noza ngiye nkunda black pepper ushobora kugira gutya turayirya kuri ntabwo nshaka iyi seasoninza nyine iri ibindi bintu cyane rwose tayari salade ikaba irabaye yabonetse. Let's clap for Chef Emma. Rone ko igikoni no musi nababwiye ngo ni ibirori. Ushaka no gufata udupresire turi chop tugahita unaga ku ruhande gukora nka garnish. Ugasanga ngayo ngo ukore. Ibaye bon. Waba ufite indi sauce yenda nka vinaigrette hari vinegar wese akoresha sauce ashaka ukabinjiraho ukuntu ushaka marination yawe no kuntu ushaka kuturya tumeze ugashyiraho cyane rwose. Ariko ubu nuko nuwayirya ari fresh gutya nta kibazo nambateye. Waba ushaka kongera dressing runaka ushobora kuyongera bitewe n'icyo ukunda. Jya mbabwira akantu kamwe bavuga ngo at the end of time guyu umuntu irakonta mu guteka cyane cyane rwose ibyo dukora byose at the end of time iryoheye uri mutekera niyo ya mbere cyo dushaka. Nkuko rero nababwiye murabona ko na gasalade keza kari simple katagoye ushobora gukora vuba rwose ukagaburira umushyitsi cyane wawe bwawe yaba ari umugabo ukagaburira umugore wawe yari umugore ukagaburira umugabo wawe byihuse kandi biri byendekore. Ariko kubanza ugakubise nk'umugore yakongera undi mwana n'ubundi ubona ibyo nenda gukora. Murumva ko rero ibanga murarimenye bagabo kubita umugore salade nk'iyi ngiyi amatirana nasubireyo nta mama urabona ko yongera n'akanyabuga iyi ngiyi n'imitsi yigorora bagabo mwumva ivura metabolism neza ubundi ugashabuka ukamera nk'ivati nizafere ziruka rero nshaka no kubyara impanga ntabikora cyangwa nabane wabashyiramo ko niyo wageretse kanaho ngaho si uko cyane umubare uzagezaho urumva ko iyi ni ya salade. Salade by the way salade ni nziza mu mubiri abantu bose ikibazo by'ibifu ubundi bagutegeka gufata agasalade erega byose uko twabivuze urumva igifu ni moteri idutunga. Iyo moteri idutunga rero wayigaburiye nabi isya nabi nayo. Ngo salade iri ibintu bimwe bituma bikora isuku mu gifu. Guys abantu bakora ama constipation ubwo ngo ngira ikibazo cyo mu gifu ariko kenshi iyo nirira imboga nkirinda ibintu by'amanyama cyane umva nta kibazo ngira. Yumva kuri kose salade ni imfasha na madame arabizi firigo yanjye. Hari ahantu njya nkunda guhahira mu kasoko k'abantu uza bakitango Blackies nagasoko kabamo ibintu by'ama vegetable. Iyo mugezemo baramenya abazungu baravuga ngo Mr Vegetable babo nirira imboga cyane. Urumva ko rero bagabo mutarya imboga ako kantu mukongeremo byarabahungu biragora sihumba nako yamenye ibanga. Ushatse rero nawe wakurikiza ibanga rya Chef Emma cyangwa nanjye mbona mbibabwira imboga ku bintu byawe byose uzibuke. Hagati aho ngaho ifi yacu ya buri minota 10 hari akantu twavuze twakavugaho neza kugira inama nk'abantu bashaka kuza
inaha cyane cyane abantu bagifite ya myumvire twavugaga y'ukuntu umuntu aza yitwaye agize gute dushobora kuganira mu minota mike nk'abagabo tukagira inama abagabo bagenzi bacu abagabo bicare bige tukababwira niba ushaka amahoro mu rugo rwawe cyane ugeze muri Amerika hari abantu bagera inaha bakaza bakifunze bakakaye ibyo bintu ugomba kubisiga muri Afurika ukabisiga iwanyu mu bikapu wasizeyo yego mu bikapu wasizeyo n'imitungo wasizeyo byose ukabisiga ubundi ukaza uri mushya cyane ukaza hano uri umukozi wo mu rugo umeze nyine ni wewe ufasha buri kimwe cyose madamu wawe ntabwo ari capable yo gukora buri kimwe cyose mu rugo ngagutekere agufurire ngakorope agire byose tugomba gusharinga no mu gikoni kuko shift za hano zira ubonye kari hatari umwe agakora uyu munsi bi nundeje mukajya ibihe iyo bitabaye ibyo ngibyo ngo ziratunana kandi ni ikibazo ahanini kiri kuri twebwe duturuka muri Afurika abonye abagabo benshi ntabwo bazi guteka biwacu nsanga bayikweba guys nimba utanazi se guteka shaka ikindi kintu dominamo kubera ko urugo rwaha rufashwe n'inkingi ebyiri ntabwo ari ya nkingi yo mu Rwanda usanga ngiye mugabo ndi nk'intare nkorera hanze yego nzarata ko nzana amafaranga menshi mu rugo ariko ningera mu rugo bankuremo inkweto z'umwana hano ntabwo bikora ntabwo hari abadamu barakora hano bafite inote nabo ni ukuvuga ngo hano muri 50 kuri 50 kimwe n'umugore kandi nawe ni the same thing umugore nawe wiza wumva yuko oya ngiye biriya ni by'umugabo ndaterereye oya hano turasangira uko buri iwanjye reka mu story buriya mu rugo ibintu nk'ibi byo gufixa umutungo mudamu ubwo arabikora kurusha oya na hose niwe mufundi ni usanga ko ahubwo umuyego ukaba umuyego oya none sa ahangaho wageze ngo se ubimenya ubaza utuntu tw'uturonovizi utuntu utamenya arabikora kandi akabikora neza cyangwa gufungira nk'utu tuntu urumva rero nicyo nababwira ko abantu benshi ikintu bakunda kukibaza bakunda no kukirisha bamwe bagakanga abandi oya ntuzabibasha ubuzima bwahari abagabo bajya kuba inuza ibikoresho oya hano n'ubuzima bwiza ubwo nabonye wabaga muri Afurika byakagenda gutya hakuswa muri Afurika harimo abantu bafite amafaranga muri Afurika ariko abakozi babo bategeka uzugataha ugasanga umukozi aragusuzugurira iwawe utamwirukana kwa kuswa n'umwirukana utabasha kwikorera ibintu abasha kurya ntabwo basha gukora abana barimo barabaho nabi muri Afurika kubera abakozi rero ni ikintu nabonye cyangaha uje ugafata mind yawe ukayifungura kumva yuko ukiyoroshya ugafungura mind ni ibintu byiza cyane kandi nizeye ko iyo nama abagabo bagenzi bacu bayumvishe nuzaza cyangwa uzagira gute guys kantu rwose nakabagiraho inama kandi n'abadamu turabasaba buriya n'ubwo wenda bimeze uko hano tugomba gusharinga bajye bibuka inshingano zabo nimuterere nuza hejuru murakoze iyo nshingano nacyo barakuyivuga tugakomerezaho tukumva uburyo bimeze icyo kibazo kibaho cyane hano hari ukuntu nyine bagira hano kumva ko yenda igeze ahantu babaha liberite bagira bate noneho bigahindura libertinage uziko ahangaha hari abagore nabo basenya ko icyo kibazo agera agahinduka ashaka umugabo navuga ndenzi ko nahamagara polisi nagira gute oya umugabo wanjye nateka nagira gute kandi araga ni process harimo nabo numvise ngo babikanganira mu buriri inshingano ngo neza yagera ahangaha akamubwira ati igisuguti cy'abagabo ntago wongera gukoraho yewe nimba utaje ngo ukoropa ugire gute upfe nawe ugire gute nanjye ukireho inzara mere gutya ariko nanjye burya ntabwo dukora none zabikora erega ese ko ntacyo wakoze mu rugo imodoka yose ikenera essence buri umugabo nawe wishimye ariko gusa niba ari ikintu cyiza y'umusharinga umusharinga buri kimwe cyose mukabyoroshya mugafatanya urugo rubabera ubuki iyo hatajemo ibintu byo kwikakaza byo kumva ko uremereye byo kumva ko uri umugabo ibyubahiro by'umugabo uracyaba bifite bya n'iby'iwacu ukiyoroshya no muri Amerika igihugu kikubana umubeya murahuze nakagore koroshye kandi ubundi ubuzima bwabo burakomeye cyane bagabo rero nta munyembi kunda kubwira abagabo cyane ngo abantu benshi baza hano akaza avuga ngo oya ngenzi ko nshoboye byose nayemenyereye kugenda nkakorera umushahara mwinshi nkaza nkatunga urugo aha hari ibibazo byinshi utakemuza amafaranga yawe wenyine kabone no waza ufite uri mu milliardaire amafaranga yagushirana mu gitondo
ariko abafatanyije murabyoroshye kubera iki umwe arakubitira aha undi akubitira aha ngaha ibiri ngombwa mu bikore ibiri ngombwa mu bikore ibitari ngombwa mu byihore kandi ikindi kintu nanone hari ikindi kintu navuga kindi cya kabiri ntibibe mu bikorwa gusa mu guteka no kugira gute no mu gusangira ibitekerezo cyane rwose mu bigasharinga ukumva ko ugomba kugisha umuntu inama umugore wawe ese ko ngiye gukora ibi bintu byakora wibyuka mugabo ngo uhite uvuga ngo mfashe umwanzuro banyafashe umwanzuro nzi ko ndi umugabo kuri konti hariho ni umutwe w'urugo kuri konti hariho 10,000 hari mwene wacu ufite ubukwe mwoherejemo 8 ibyo ni ibyo buri kintu cyose mu kiganire hafi yacu imirihuta neza zitana akakanya byashyushye niho kotsa runonko ihagaze nayo warayokeje se narayokeje ko bitari cyane hari igihe kigeze kugeraho biba ngombwa ko njye iwacu ku cyaro ubwo wibye n'amateke n'ibijumba no mu rwina bigeze kumbeshya ngo niwe mu rwina imasisi umuntu wese wokeje runonko ibijumba by'abandi yari bimeze amateke nigeze kuriya kugira ariko yenda bamba barere ntabwo babizi bigeze kuminga kuziragira zirona ndazikubita kugeza aho zirwaye ikibagarira ndakizi ikikubita hasi ukajya gifashe nka pararizi abana bati ndayishe ndambira icyuya ahubwo twebwe kera natwe twayaye n'umushumba kuragira navutse tworora nyine mu rugo tugezeyo ubwo tuba twigiremo ibi bya runonko n'umupira ubundi runonko mwashyiraga hariya mu mukingo mukigira mu gusimbuka inka ziba ziragiye zimwe zijya mu murima w'umusirikare zijya mu murima w'umusirikare ziramwoneye arinda ubwo amanuka yohereza abashumba be barazitwara dore ngo tuzarangize gukina umupira rero urumva inka kera bahuraga ahantu hanini cyane nyine ari abantu benshi inka ukakomeza yibwira ngo harimo izawe kumva izawe zagiye dore turangize gukina umupira wese ufata inkoni ngo turatashye izawe arazibuze buri wese atwara izo zinazo zitaho amasaha ageze dushiduka duhagaze twenyine nta nka zihari umushumba umwe ati mujya kwisobanura kwa runaka yazijyanye reba guhinguka imbere y'umubyeyi ngo nagiye mu mupira watwara inka warakubitwaga kera ibyo kudakubita abana ntabwo byabagaho bya kera abasirikare barabubaga kera rega nkumva umuntu uba umusirikare akumva ni imana cyangwa agize ate ngo byaroroshye kabisa byaroroshye rwiza buri wese abantu tuziranye turi bato murumva ko dufite amateka nk'abantu nkumbe nka ba Jean Paul ndabasuhuje cyane ba Aphrodisi ndabasuhuje cyane bose kabisa abantu twiganye urabizi ko twiganye abo twagize dute namwe muzaye mutubwira ubuzima bubaye duhuriyeho Tunga Christina ndabasuhuje abashefu babiri baragusuhuje so ifi yacu irabura umunota umwe ndabona ibura umunota umwe turaba twitegura dushaka amaga bako aba hashyushye nubwo tutayikuramo igihe kirekire ni ukuyigira gusa ngo tworoseho kiriya gihu ubundi twongere tuyisubizemo noneho aluminium dukora kiriya cya aluminium sorry uravuze ruhungira ngo tujye kuyibaga nanone rero utetse inyama no kuvugishwa bibamo ubu ndimo nibuka uburyo bayihebebye mwumva agatima karateye urumva byose bigenda byivanga bigenda biteratera uri bugire umunota umwe kahise tugira ngo tubonereho rwose murabona ko YouTube ntago byoroshye mazajya bibuka baduterera twa tuntu tuturayike subscribe ntago babicaginga umva n'ubuntu gupyondaho gutya gusa akantu koko k'umunota umwe gutya gukandaho naho ntugera ni amasogonda muzajye rwose mutureba mutureba ngo dukandireho yaba ari kwa icyuya twabize yaba ari kuri YouTube yacu niba mutarahindutse nimba rwa rukundo rwari mwatwerekaga ni naha ni mu bitwereke rwose mubwe muti pa ako kana akazogera mu gakanda ka gatoki kameze gutya ka like mukozeho
comment mutubwire ese buriya iyo ari nyinshi buriya hari ikintu bitanga inyi subscribe subscription numva byereka YouTube ni nko kubwira YouTube uyu muntu binakora rwose dore turabibona yego rwose mutubabarire basi oya mutubabarire rwose ni mu benshi tuzaza dupfukama okay iminota 30 yacu irashize icyo dukora gusa ntabwo twiga tunayikuramo no gukuraho aluminium igere neza udashya gatse nk'uyiteruraho vuba korere hejuru uko gutya turakunda ko nayo nayifunzera urabona wayifunze rwose ntugize nibyo byose koroshya mukuru n'umwuka urumva ko cya kirungo cyacu 100% umwuka uracyari niho handi twashakaga noneho tugiye kuyishyiramo rero yumuke neza none turabanza dushyire iminota 15 muri kangahe turagumisha muri 400 twateka 15 ise nk'iyi noneho tujye kwibroringa hejuru kugira ngo itazanagaho ubundi se turagaruka mu kanya bye see you yeah ndumva imashini yacu yongeye duhamagara imashini yongera hamagaye ngo iminota 30 yahiye 15 irarangiye mubanguke mukoro muri iyi turayirya y'abantu twayivunikiye ni ma season neza rwose ese nakuntu wahita ubibitiramo icyarimwe ubundi ni stress oyo utari mubyerekana gutya shoshiramo 45 yose ukayihorera nyine ariko nkuko tuma tubyerekana kuri video turabereka nyine etape by etape ateka umuntu mu rugo ngo ashaka uburyo bumworohera acapurisha vuba bigahita biva mu nzira okay murumva ko rero iminota yacu irageze tugiye gucekinga turebe uko bimeze kwa ko twe tu baking biracyahumura biracyahumura kabisa urabona ko bimeze neza ubu ngo urabona gatubereke urabona uko imeze ubu harimo ibyiciro biro dushobora kuza dushyiraho uri umuntu ukunda amasosi ushobora kuba wakoze ikirungo ku ruhande ukunda amasosi atukura cyangwa amasosi ushobora kuhita usigaho none ikirungo ushobora kuhita usigaho ikirungo cyawe noneho ugashyiramo broiling nyine cyangwa se kotsa hejuru kigo kuneye imeze kubakinga ni hasi ku broiling ni hejuru ikirungo kigaheraho ariko kwa tutagiye kujya mu masosi atukura nibako natwe nabyita sosi itukura tutagiye kujya mu masosi atukura cyangwa nta nsenda ntaki ushaka kugira ngo wotse hejuru ushaka guteraho utuvuta duke hejuru kuza kugira ngo idashirira ubundi kwa broiling niho hazo kagahurero kameze nka kokeje kwa kundi ibisa nk'iyashe ya indi kurura umuntu babizi ko isa neza kurura umuntu ibiryo bigomba kwa attracting akibibona bimeze buryo ujya ngo nyine ni nk'ibitogosanyo ibitogosanyo turakumva nyine bitaryoshye kandi noneho ni kakantu kagakara ni kazaho ka brown rero twumva ati noneho tugenda ka brown rero tuvuga uti sawa noneho ubu kigishyushye okay so shyira muri broiler dushyiremo muri raw nkingahe ngo turagira off rolling muri raw minota ingahe muri raw tuze kuri timer yacu turashyira minota 7 byabaye sure okay tegereze kwa ko ntabwo dushaka ni kwishirira ntabwo dushaka kwiza nyine cyashiririye cyane abazi salmon makuba nyine isa neza ifite muri mwimerere wayo nyine ya salmon wagize se ngo si ibyo ngibyo figiye kuboneka kabisa salmon cyacu salmon cyacu mu kacira cyabonetse kabaye twari igisalmon kira atamatswe yo kureba kunisa oya nanjye rwose amatswe yo kureba kunisa kandi zere ko nayo iminota dushiramo oya iby'iminota byo noneho ntabwo twabivamo ariko
iyi ni runomba baba niba twerekere neza sinzi nimba abari ku buhanga bw'ibyuma ni ibingibi kabisa babasha kureba neza kagorudeni kara gatuma umuntu aba atire y'ibiryo uri umufumo yego ni ukuri neza rwose katari tuzimye ishyiga ryacu ubundi dusabe chef Emi adukorere iyi nyama birasaba kuyigabanyamo kabiri nta kibazo rwose iyi nyama ndabanza nyikatemo kabiri rwose nta kibazo iyi spatula yanjye cyane rwose kugira ngo binyorohere Jusinesi urabona ko rwose amazi yayo kungo twabivugaga urabona ko yagumyemo nzagaruka kabisa anytime urabizi ko rwose hano ni mu rugo urisanga umuntu wafuri kuvaho okay turihangana rwose urabona ko imeze neza ugomba kuyarura ku buryo igutera peti originali okay noneho hakazaho twaturayi natwo harya turayi Alegisi yajyaga twitangukira aho umuvuzi wa ntuzo witwa Alexis Kagame iryohesha birayi ngo ni ingurube neza rwose kuntu bihumura rero kuntu biri guhumura kugira ngo no muri kamera biri kugeramo nizere ko n'abarimo badukurikirana bazabyumva nizere ko rwose bazumva rwose turusabiye umugisha Imana rwose iduhezagire twese ega indyo no kuri pe birahumura birasa neza cyane uyu mushefu witwa Pizzo mu mufrowinge murebe video ziri hasi ako kantu iriya video uri kotsa igikeri uriya barayizi ariko narababaye kuba naratestinze oya bira bintu tugomba kubisubiraho muri sama umva mugende mumanuke mu scrolling mujye down murebe kabisa ibyo biganiro batubwiye mutagira ngo rwose ni ibintu by'inoze ndajya ni ibintu bidasanzwe nako ni ibintu bigize byoroshye none kwakiruhura wo muri Amerika iki gisaromoni umuntu avanga yewe unabundi se ego kandi akagushyira ku ruhande ariko warisha kino kintu ugomba nakiza izi ni kintu ndabona icyo cyaba gifata neza ahubwo barabibona ubundi mfite amatsiko yo gufata igifoke nkajombamo icyo nakunze urabona ko byari nakubwiraga ya juiciness yacu cyangwa mutobe wacu twaproteje urabona ko wagumyemo ntago ifi ntirindira isosi ntago bikakaye nta sosi ikeneye ibintu ni fresh noneho kano kantu ni fish plate kabisa akakantu rwose urabona hari ibintu ureba isahani hari ahantu nigeze kujya nsanga bafashe fries bayiteguye muri soup bowl uri umukiriya wayishyuye fagitire uvuga ngo shwi ariko ifi ijye mu kintu cyayo cyane rwose urabona nk'iyi salade n'agasalade bize bihure ntago nzi nimba abantu barimo babibona neza ariko icyose tugiye kuryoherwa karibu ndashaka gutestinga mwumva niba ikirungo cyinjiye tutaza gushiduka tubabeshye twihuse rero nagira ngo mfite amatsiko yo kumva uko bimeze nanjye ko ndeba nyafite ya komante igiye kubishyiraho ni karibu ndahera tubanze tugire mere kuri iki gice
ndumva ariho nshaka guhera. Niho ushaka kubanza kumva. Banze ko karurara. Wabibonye ariko? Wabibonye? Weye. N'ikirayi. Too much taste. Iki kirayi kiviriye mu Rwanda direct. Okay. Ni kirayi cyo mu Rwanda kitagute kiza di. Kinigi. Iyi ni kinigi. Mereza kuto ngomba kurya nk'abashefu. Ugafata kuto yawe. Ukabanza. There you go. Ugakata pati iri bukwirwe mu kanwa. Iri bukwirwe mu kanwa. Ifite akanwa kanini. Itari bugusondeke ngo usange urasondetswe. Aha. Katurebe. Hakana kwabramo? Twebwe twize ikintu cyitwa utestinga. Ubanza ugahekenya. Ukahereza umwuka hejuru mu nkanga. Warangiza ukabona kumira. Ukamira? Ya mumuro kugenda isohoka. Nimva ni sawa. Ni sawa pe. Ifite juice. Ya. Reka nongere. Nicyo kintu cya mbere twamakinze sure yuko iri tender. Tenderness yayo umuntu yumva ko ari akambe n'ikirayi. Umuntu yumva ko ari inyama itari burindire gukenera isosi. Birameze neza kabisa. Amanota arimo. Igikoni baduseka. Abadamu bagiye kwemera. Urumva ko rero ibintu byaryoshye. Uyu munsi nziza pe. Imana ihabwa icyubahiro. Urumva ko amasaha twamaze. N'ibinanira najyana amateka we. Icyo ushaka. Urumva ko amasaha twamaze ntabwo yapfuye ubusa. Ntabwo twicare hano ubusa. Reka natwe tubanze tuze tubyemeze. Mwumve? Abashefu bataba bari kudutuburira. Cyane rwose ni Mrs. P nawe ati. Iyo Mrs. P ntabwo ndamutse ncitswe. Ntabwo riba ryaremye neza. Reka nsabe Emma nanone yongere amukorereho akantu. Aze yiyarurire. Cyangwa se kumugana. Urebemo. Ntabwo nureba ibyo ari byo. Ureba hameze neza. Aha. Reka njye ku buhanga bw'ibyuma nanjye nshikirane. Baza kudutuburira. Reka byambarira. Nanjye nabyamba. Buretse gato. Mbona byambariye. Ariko ko bihumura ntarana birya. Birahumura kabisa. Umva birahumura pe ngiye ntago nzi kwarura nk'abashefu. Pizza yana. Ariko nzi kurya. Nzi kurya nk'umva. Hanyuma rero ubundi rufate kano kantu karanga. Aka kantu nanjye bura niko narebaga neza. Yego. Ndababwiza ukuri guhumura bwo ntago tubidiscussing. No gutesting aho ushaka gufata inini. Ndumva nshaka sinzi mbibona. Mfasha ngo itagenda nkicara nkarya ntuje nka kwa kundi Umenye ko turi bubanze salade. Ubu no gutestinga gusa. Ubu no gutestinga. Bagira bati. Tubwire ha? Ni ndyo kabisa. Urumva ko tubanze turebe. Naka namuhaga mu gutestinga ra. Ikirayi cyo rero. Kanombe naka gasalmon kameze neza. Nzi gutestinga nagira. Naye kari ibintu wize. Ni sawa? Kaciyemo? Meze neza cyane. Meze neza cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Nzi ko ngewe ntabwo ntestinga rimwe ntestinga kenshi. Akaba ari impano wifitemo. Mu mpano uzi iyo ngiyo nayo irakwiriye. Ikirayi cyo mwuka byarama. Noneho iyo bifashe utanyagwe. Wakwibagirwa n'amazina y'abana. Nongere ntestinge. Murimo murumva se kwa kundi nka Chef M. Kwa kundi navuga ngo tumeranje ibintu bize kugirana isano. Wabitangiye mbona nawe n'ahantu biri buze guhurira. Nabona biri buze kuba nk'ibintu by'ibivange biraho bize ariko nukuri neza ikintu cyiza. Nize abantu hano hirya bari kumira amaritiro gutekera ibintu cyarimwe ibirayi na byose n'ifi ukarya ibintu byiza byose kandi byatekera icyarimwe bitagufasha umwanya hanyuma kandi kavamo rizate nziza. Juice biratose arimo ukuntu birimo agasosi keza iyi dish ni nziza abantu bari kureba
Pizzo na Mrs Pizzo nukuri mukore subscribe hano hantu babafite ibintu byiza biryoshye kandi ewana bazakomeza ntabwo ari ewana ni no stop ibintu by'indyo nziza ni hano kandi nzajya nza kureba ibyo ari byo cyane rwose anytime njye kugira ngo nze musabe ku visit nuko nitegereje ibintu ukora ndavuga uyu muntu bakora ibintu byiza no merci ndeba ibintu ukora ndavuga ni ndashaka uriya muntu noneho ngomba kubisura nsanga noneho turaturanye ndavuga ni hano ngomba kuhaba hano ngomba kuhaba cyane rwose namwe muhabe mukore subscribe kuri Mr. and Mrs. Pizzo's Family Show. Yes. Ni byiza pe. Urakoze cyane. Murumva ko kubona umuntu ugushyigikira umuntu mukora akazi kamwe ni umu-chef ukomeye ukabona ni umu-YouTube ukomeye TikTok CV yanjye bari kuyivuga nabi ariko ndi umu-TikToker cyane mujyeho mukore subscribe kuri MCC murebe na YouTube ni MCC na Efrozi turabyandika hano hasi muhita mubona kuri video biriho turabininga ariko hano hantu muharyameho harambarare niho umwuka azazira cyane rwose urakoze cyane murumva rero guys twavuga ibyiza byinshi tugakomeza bugacya ubutaha ni mu mudusaba kandi turizera ko azageza kenshi hano muzamumubona kenshi natwe tuzatugira rero guys reka tube duhiniye ahangaha ku bw'uno munsi tujye kureba ibyo ari byo tugende ariko twibagiye kugira kuri salade yo uko byagenda kose iraryoshye utiriwe gera reka mbanze ndebe ibyo ari byo kwa cyane twibagiye rwose urumva reka tubyumva ni ibi bintu twumva uko byifashe ntureba se original abantu bafite impano mu guteka agashyiraho utuntu tw'utu oil byahise bituma bihura kabisa nagagukombe bene sawa urumva ko iyi collabo yari imeze neza cyane shaka ko ari indyo ishaka guhabwa amanota uwo mushefu pe muri abashefu turabashefu rwose urumva ko ari bon ariko nzaza gutestinga ibindi bintu by'ibisifood byinshi biri cyane rwose anytime nabibonye ndabana uyu muryango ngomba kuwusura na madamu yaranyemereye ubutaha tuzabazanira Efrozi nawe azaba ari hano ubutaha muduha akanya gato yatwemereye ko azadutegura ibintu byiza na Mrs. P icyo kiganiro mugitegereze soon cy'abamama kandi hano nazo nama mushaka kubagisha zo guteka cyangwa kugira gute usanga ari ibirungo by'abamama mutubwira mu dufashe murakoze cyane okay guys ciao imana barinde baho umugisha mukore subscribe and share bino bintu bigere kure murakoze sawa ciao see you next time ciao